dutangiye agafilime kacu k'uyu munsi rero batwereka umukobwa ari koza imodoka afunguye rero urugi rw'imodoka agahita abona izindi mpapuro zikubise hasi ubona ko yari ibishushanyo mbonera kombi rero muri ako kanya hahise haza nyiri imodoka rwose agahita abona ibintu umukobwa akoze arangije akaza amubwira ubona ko ababaye cyane ati mwana nyagasani none se ibingibi ni ibiki koko ukoze wa mukobwa rero ariko byumva agahita akomeza kumubwira ati unyihanganira cyane rero nyakubahwa nende gusukura ino modoka mfunguye urugi rw'imodoka ibingibi bigahita byikubita hasi urukumva rero ntabwo ari amakosa yanjye wa musore ati ibyo ngibyo rero ni ibishushanyo mbonera by'ingenzi cyane bijyanye na projet ndi gukora wa mukobwa ati mbwira rero nimba hari uburyo rwose nagufasha nshobora kubona nagufasha wa musore ati biragaragara ko rero nta kuntu n'ubundi weho wamfasha wa mukobwa ati ndakwinyize rero nihagira umuntu ubwira kubera ko uramutse ubivuze bashobora kunyirukana kandi kano kazi ndagakeneye cyane wa musore ati urabizi rero n'ikindi wibyitaho agahita afata amafaranga akayamwishyura arangije akamubwira ko rwose nta kibazo ko nayo yari kumugarurira yayagumana agahita akomeza kwigendera wa mukobwa nawe rero agahita aza rwose ubona ko ababaye cyane ubona ko hari ikintu ashaka kuba yavuga arangije agahita yihindukira amubwira ko muri iriya projet ye harimo amakosa wa musore muri ako kanya ubona ko atunguwe cyane agahita aza amubaza ibintu ari kuvuga wa mukobwa ati none se nakwereka koko arangije agahita afata bya bipapuro yari afite agahita agerageza kuba yamwereka amakosa wa musore koko yitegereje agahita abona arimo arangije agahita amubaza ukuntu rwose yabibonye wa mukobwa akamubwira ko we yita ku tuntu duto cyane kandi ikindi kirenzeho ko yize ibijyanye n'ubwubatsi cyangwa se azi ukuntu bashushanya ibi bishushanyo mbonera ndetse akamubwira ko nyine hano ariho yisanze ko nta kundi wa musore akamushimira mu kuba rwose amweretse iri kosa yari yakoze ndetse akamubwira ko nyine ubutaha cyangwa se undi muntu nazajya ajya gukora ibintu azajya yitonda cyane wa mukobwa ati saba rero nta kibazo nzajya nitonda rwose wa musore agahita amushimira cyane agahita akomeza kwigendera umukobwa we nawe rero agahita agenda agiye gukora nk'ibisanzwe uko igihe cyakomeje kugenda rero uko umunsi yakomeje kugenda agahita batwereka umusore rero ari kwitegereza amakosa umukobwa yari yamubwiye agahita abona koko niyo ari no kwibaza ukuntu umukobwa uzi ibintu nka biriya ashobora kuba ari gukora kariya kazi agakomeza kwibaza ati nimba rero ashobora kuba yabona iri kosa mu gihe gito cyane byanga bikunda mukeneye muri timu yanjye agomba kuba yose tugakorana arangije agahita agenda agiye kumureba kugira ngo rwose baze bakorane arangije akaza ahantu umukobwa yakoraga nawe rero amubonye agahita atangira kuba yamwihisha ubona ko hari yagize ngo aje kuba yamwishyuza cyangwa se kuba yakongera kumubwira ibintu bibi icyo atazi ko nuko yari aje ahubwo kuba yamuhereza akazi umukobwa muri ako kanya agahita abona nta kundi yabigenza arangije agahita amutera umugongo ubona ko rwose ngo yari amwihishe wa musore nawe rero akaza ubona ko yari amuzi agahita aparika imodoka aho ngaho agahita asohokamo rero akaza amwegera amubwira ati ndakubonye rero nende kubona gushaka cyane wa mukobwa ati ntugire ikibazo rero kuva cyagiye naritonze cyane ataravuga byinshi wa musore ati ntabwo rero naje hano kugira ngo nkurege ahubwo naje kugira ngo ngire ikindi kintu nkubwira wa mukobwa ubona ko atungwa cyane ati umbwira se njyewe wa musore ati cyane rwose nagiye rero nsubiramo muri bya bintu bambwiye nsanga byanga bikunda ya makosa bambwiye niyo arangije agakomeza kumubwira ko nimba yabonye ari amakosa mu gihe gito cyane ko ari umuhanga cyangwa se azi ibintu bijyanye no gushushanya wa mukobwa ati njyewe rero nuko nita ku tuntu duto duto ibyo abantu benshi badakora nta bindi birenze cyane wa musore ari kubyumva agahita akomeza kumubwira ati rero nimba bimeze gutyo ndifuza ko waza muri ofisi yanjye ejo mu gitondo wa mukobwa ati njyewe se nza muri ofisi yawe kugira ngo se nkore iki wa musore ati ndagira ngo rero uze unkorera muri projet yanjye kandi nkeneye umuntu uzi ubwenge nkawe wa mukobwa ati ntabwo rero mbizi nimba nabishobora wa musore agahita akomeza kumubwira ukuntu bosi wabo yabahaye amarushanwa ku muntu uzatanga ibintu bimeze neza cyane kandi birimo n'udushya twinshi kandi we uzayobora ino projet wa mukobwa rero ari kubyumva agahita akomeza kumubaza ati none se kubera iki ari njyewe wahisemo koko nta nubwo nzi ataravuga byinshi wa musore ati bitewe rero n'ukuntu wabonye ari amakosa kandi mu gihe gito cyane byanyeretse ko uri umuhanga cyangwa se wari umuhanga mu ishuri wa mukobwa ati birasa nkaho rero uri kuba wancuka ariko njyewe ntabwo nshaka kuba nakora ikintu cyangiza umwuga wawe wa musore ati noneho rero reka nkupropose ibi ngibi ugende ubitekerezeho ejo mu gitondo nzaba nkutegereje saa 2 agahita amubwira n'umuhanda
akoreraho, arangije akamubwira ko abaye abishaka rero yaza, ariko nanone atabishaka ko rwose atamushyiramo umugozi. Wa mukobwa rero ariko byumva umusore agiye kwigendera, akamubwira ko nta kibazo karaza kuba yaza, ariko ko afite kondisiyo imwe. Wa musore ati mbwira rero nta kibazo rwose. Wa mukobwa akamubwira ko ataraza kuba yamufata nk'uko yamufashe bwa mbere cyangwa se amufata nabi. Wa musore ati yego rwose nta kibazo, agakomeza akamubwira ko atazamufata nk'uko yamufashe mbere, arangije agahita yigendera. Wa mukobwa rero agasigara aho ngaho ubona ko abyishimiye cyane mu kubona abonye akazi keza nk'undi muntu wese. Uko igihe cyakomeje kugenda rero bagahita batwereka ageze muri kampani, agahita ahura n'undi mugabo rero agahita amusuhuza, akamubwira ko ari byiza kuba yamubona. Wa musore ati none se Christian, noneho dufitiye yihe surprise ra? Agahita amubaza n'impamvu yazindutse. Wa musore nawe ati nanje rero kugira ngo nkupresente umuntu, arangije akamubwira ko yitwa Kata, akamubwira ko rwose ari umuhanga mu bijyanye n'ibi ngibi byo gushushanya ibishushanyo mbonera, akamubwira ko byanga bikunda ino projet baraza kuyitsinda. Wa musore rero agahita amusuhuza amubwira ko ari byiza guhura nawe. Wa mukobwa nawe rero akamubwira ko ari byiza kuba yahura nawe, akamubwira ko yumvishe ibintu byinshi bijyanye nawe, ko yikundira kuba yakora ibintu bya kera. Wa musore ariko byumva akamubwira ko we yizera ibintu bijyanye n'impano kurusha amadiplome cyangwa se amadigiri abantu baba baravanye mu ishuri. Wa musore ati ntugire ikibazo rero, uyu nguyu agiye kuba ari muri timu yanjye kandi byanga bikunda iyi projet tugiye kuba twayitsinda. Wa musore ati ndishimye cyane rero ko watangiye ko wazana abantu mukorana, ariko nanjye ntaguze umuntu ufite muri timu yanjye. Wa musore ati serious? Agahita akomeza kumubaza rero uwo muntu yazanye nimba ari umuntu uzi ubwenge rwose wihishe. Ako kanya wa mukobwa agahita rwose abasuhuza, akabwira wa musore ko yahisemo kuba yazinduka kugira ngo ataze kuba yategereza. Abangabo rero bagahita bamuseka. Wa musore ati miss rero uhagiriye ku gihe, ibyo rwose kandi natekerezaga ko uraza gukora. Wa musore muri ako kanya ubona ko yari amuzi, agahita akomeza kumubaza ati none se uyu nguyu si wa mukobwa buza rwose imodoka? Wa mukobwa wundi ati none se uri kumbwira ko uno mukobwa ugenda buza imodoka ari ugiye kuba yagufasha mu kuba mwakora ibi ngibi? Wa musore ati ntabwo rero ngewe ibi ngibi nabyizera. Akambwira ko rwose yari azi ko ino competition igiye kuba yakomera cyane ariko ko igiye koroha. Wa musore ati uno mukobwa rero afite ubwenge cyangwa se impano karemano abantu benshi batazi. Wa mukobwa ati none se afite iyihe mpano koko? Wa mukobwa rero ubona ko rwose batangiye kuba bamuserereza. Wa musore akamubwira ko ibyo ngibyo bihagije. Wa mukobwa wundi ati noneho rero reka rwose tubasige tugende twikorera ibyacu nabo bakomeze kuba bakora projet zabo. Barangije bagahita bagenda. Wa mukobwa rero agasigara ahangaha yivugisha ati ndakeka rero aha hantu rwose atari mu mwanya wanjye. Wa musore muri ako kanya agahita akomeza kumubwira amutera imbaraga ko atagomba kuba yakwita ku bintu rwose bariya abantu bamubwiye bibi. Wa mukobwa ati ariko rero wabyumva rwose bavuga ko ntakwiye kubona abandi hano kandi koko nibyo. Wa musore ati ndabizi rero ukuntu uri kwimva rwose ndabyumva. Agakomeza kumubwira ko abantu benshi hari igihe bagera bakajya hasi, ariko nanone ko ibyo ngibyo atari byo bituma bareka ibintu bari bagiye gukora. Agakomeza rero kuba yamutera imbaraga amubwira ko ashoboye. Wa mukobwa ati none se urakeka koko ibi ngibi nabikora? Wa musore ati ntugire ikibazo rero, ntukite ku magambo y'abantu, weho ita ku bintu ushoboye. Wa mukobwa akamubwira ko rwose adashaka gukora amakosa atamwangiriza ubuzima. Wa musore ati ntugire ikibazo rero, njyewe nawe tugiye gukorana, ngiye kubona yakuyobora, noneho weho uzajya wita ku tuntu duto twatundi ushoboye. Wa mukobwa rero ari kubyumva agatimba rwose nibyo, arangije akamushimira cyane ndetse akamubwira ko noneho aka kanya yiteguye. Wa musore ati sawa rero, ibyo ngibyo nanjye nibyo nashakaga kumva. Uko igihe cyakomeje kugenda rero bagahita batwereka abangaba bari gukora, ubona ko batari kumvikana. Wa mukobwa ati nakubwiye ko rero ibi ngibi ari byo biraza gutsinda, cyangwa se igitekerezo cyanjye aricyo rwose kiraza gutsinda, icyo cyabo kiri gutuma tugenda gakeya kandi kiraza gutuma bariya badutsinda. Wa musore ati oya rwose ntabwo bishoboka, iki gitekerezo cyanjye nicyo cyiza, nicyo kiraza gutsinda. Ubona ko rwose bari bamaze igihe kirekire babikoraho. Wa mukobwa agahita amubwira ko nimba badashobora kuba batsinda uriya musore muri ubu buryo bwiza, ko hari ubundi buryo bashobora rwose kuba bamutsinda. Wa musore muri ako kanya agahita ahaguruka amubaza rwose ubwo buryo bundi. Wa mukobwa ati noneho rero dushobora kugenda tugahindura igishushanyo mbonera cy'uriya musore, noneho tugashyiramo ikiri rwose kimeze nabi cyane. Wa musore muri ako kanya agahita yicara akamubwira ko ibi ngibi bifite risk ikomeye cyane kandi baramutse baba bafashe ko bahita birukanwa ndetse n'umwuga wabo ugahita urangira. Wa mukobwa ati niyo mpamvu rero ibi ngibi tugomba kwitonda cyane. Wa musore muri ako kanya ubona ko wishakiraga gutsinda, akamubwira ko nta kibazo noneho ko babikora, akamubwira ko noneho bakeneye uburyo bwo kuba babikora bwiza cyane kugira ngo bataza kuba
afata. Wa mukobwa ati ntugire ikibazo rero, weho tuza, nta muntu uraza kudukeka. Wa musore ati noneho rero tugomba kuba twabikura nta muntu tubonye. Ubona ko yari yifitiye ubwoba, agahita akomeza kumubwira ko rero uriya mukobwa buri gihe aba ari kumwe nawe. Arangije akamubwira ko noneho nibamara kuba babona proje yabo bari bamaze igihe kirekire bakoraho, ko byanga bikunda bagomba kuba batsinda ino proje. Ariko ubona ko agifite ikibazo, agahita akomeza kwibaza ukuntu byagenda hagize umuntu bafata nk'aka kanya. Wa mukobwa ati oya rwose ntugire ikibazo, icya mbere nta muntu ugomba kudukeka cyangwa se wadukeka, kandi ikindi cya kabiri tugomba kuba twabikora tudatekereje cyane. Nidukomeza gutinda bishobora gutuma badufata. Wa musore ako kanya ariko byumva agatiyumva koko nibyo, komeye bagahita batwereka aba ngaba bari kugenda bakora nk'ibisanzwe. Wa mukobwa ariko kumubwira ati turamutse rero dufashe ino nkingi tukayijyana hano, rwose ibi ngibyo byaba bimeze neza cyane. Wa musore ati yego rwose ibyo ngibyo ni ukuri kandi byaba ari sawa. Agakomeza kumbwira rero ibindi bintu bitandukanye, ubona ko bari kugenda bahuza. Wa musore ati ibi ngibi rero biratangaje cyane rwose, birasa nkaho njyewe nawe hari ukuntu turi connected ukuntu cyangwa se duhuza. Wa mukobwa rero ari kubyumva akamubwira ko nawe atigeze rero akorana n'umuntu rwose bahuza gutya, ubona ko bari gukora banaganira. Komeye muri ako kanya bagahita batwereka rero wa mugabo avuye kuba yareba ya dokima cyangwa se cya gishushanyo mbonera cya fake. Wa mukobwa agahita amubaza nimba ibintu byose bimeze neza. Wa musore akamubwira ko ibintu bimeze neza, nawe ko agomba kuba yakwitunda cyane. Wa mukobwa ati none se urabizi neza ko boss adahari? Wa musore akamubwira ko rero boss wabo ari mu nama n'abandi bantu bakomeye cyane, karaza kuboneka nimugoroba. Ubwo rero ko bafite igihe kinini cyane, agakomeza akamubwira ko agomba kuba yakora ibi ngibi yitonze cyane, cyangwa se bafatwe bahite birukanwa ndetse n'akazi kabo gahite karangira. Wa mukobwa rero ari kubyumva akamubwira ko araza gukora ibishoboka kandi ko hano hantu hazi. Wa musore muri ako kandi ubona ko yari yifitiye ubwoba. Wa mukobwa akamubwira ko nawe ariko yamutera ubwoba mu kuba yamubwira ibintu bimeze gutyo, ko yatuza, ko ibintu byose bimeze neza. Wa musore muri ako kanya ati sawa rero nta kibazo, ngaho ugenda ubikore, urabizi ko ahazaza hacu hashingiye kuri ibi ngibi. Wa mukobwa ati yego rwose nta kibazo. Arangije agahita agenda, umusore we agahita asigira aho ngaho. Komeye ku rundi ruhande bagahita batwereka rero uno musore ategereje wa mukobwa, ubona ko yatinze cyane hashize igihe rero. Arangije agahita aza, wa musore amwitegereje agahita atungurwa cyane n'ukuntu yari yambaye. Arangije agahita amubwira ko rwose yambaye neza cyane, uno munsi kagaragara bitandukanye. Wa mukobwa rero akamushimira akambwira ko nyine uno munsi yagombaga kuba yakwambara neza bitewe n'uko ari umunsi wabo wa nyuma. Wa musore ati yego rwose uri mwiza kandi wambaye neza. Wa mukobwa ariko byumva agahita amushimira cyane. Arangije akamubwira ati nizere ko rero ntigeze ntuma utegereza cyane. Wa musore ati oya rwose ntabwo watumye ntegereza cyane, usibye ko nyine watumye ntegereza. Akamubwira ko ariko bitewe n'ukuntu ari kumubona kano kanya ko kuba yatinda byari ngombwa bitewe n'uko asuba ngubu. Komeye ku rundi ruhande bagahita batwereka rero muri ofisi yabo. Wa mukobwa akaza gake gake gahita afata dokima bari gukoraho cyangwa se igishushanyo mbonera cyabo. Arangije agahita agihindura. Arangije rero agahita asubirayo ari kugenda areba hirya no hino niba nta wundi muntu umureba. Komeye ku rundi ruhande uno musore rero ari kubwira uno mukobwa ukuntu kuba yakorana nawe ari ibintu byiza cyane rwose. Wa mukobwa ari kubyumva akamubwira ko rero ariko yatuma agira ubwoba bwinshi cyane. Wa musore ati sawa nta kibazo, noneho reka tugende. Wa mukobwa ati yego rwose reka tugende. Arangije agahita agenda. Amaze kugenda rero umusore agasigara hano yivugisha ati mwana nyagasani, uriya mukobwa rero afite ikintu kidasanzwe, afite ikintu byanga bikunda kiri kugenda kinkurura bya nyabyo. Ubona ko rwose yaratangiye hari kuba yamwishimira. Uko igihe cyakomeje kugenda rero bagahita batwereka ku rundi ruhande, ubona ko igihe cyo kwerekana ibishushanyo mbonera cyabo cyageze. Wa musore agahita akomeza kumubaza ati none se urashaka ko wabona ahazaza hawe hagenda rwose imbere y'amaso yawe? Ubona ko ari kumubwira ko muri make araza kuba yatsindwa. Wa musore ati ibyo ngibyo rero turaza kuyibona. Ubona ko rwose yari yiyizeye, agakomeza kumubwira ati reka rero mu kanya nyine turaza kubona proje irenze cyane. Wa mukobwa ati none se ko ndi kubona rwose ufite confidence nyinshi? Wa musore ati ibyo ngibyo rero ni ukuri, nizeye uno mukobwa twakoranye ararenze cyane. Agakomeza kumubwira byinshi bijyanye nawe. Ako kanya boss wabo agahita ahagera, agahita basuhuza bose, bagahita bamuhereza ibishushanyo mbonera byabo. Arangije akabyitegereza. Ahereye rero kuri proje y'aba basore agahita akomeza kubabwira ko ino proje ya mbere rero irimo amakosa yoroshye cyane n'umwana yakosora. Wa musore muri ako kanya agahita yikangana wa mukobwa. Iyo nguyu ubundi rero agahita amubwira
ati ibyo ngibyo rero njyewe ntabwo bintunguye kubera ko iyi projet yakozwe n'umuntu rwose wagira ngo ari kwitoza. Wa musore muri ako kanya yitegereje projet yabo rwose agahita abona imeze neza cyane, agahita ababwira ati ndi kubona rero projet yanyu rwose imeze neza ndetse nini yanyu yatsinze, bagahita bahana ibiganza. Wa mukobwa muri ako kanya ati wowe rwose ntabwo bishoboka, hagomba kuba hari ikosa ririmo. Arangije akamubwira ko bakoze ibishoboka kugira ngo rwose babyiteho ndetse bakore n'ibintu bifite karita. Agahita akomeza kumubwira ko niba nta kintu bitwaye ko yabaheza rwose akitegereza projet yabo. Wa mubosi muri ako kanya akabwira ko rwose nta kibazo. Arangije agahita yibehereza umukobwa we yitegereje hamwe n'uwa musore. Abo ngabo bandi ubona ko batangiye kugira ubwoba. Wa mukobwa agahita amubwira ati iyi projet rero ntabwo ari iyacu rwose, babandi bandi ubona ko babuze uko babigenza. Wa musore nawe rero agahita bishimangira amubwira ko iyi projet rwose atari iyabo, ko bashobora kuba hari bayibye cyangwa se bayihinduye. Wa musore wundi ati bosi rero ndagira ngo nkubwire ibi ngibi, umwanzuro wamaze gufatwa, ndakeka ibintu byarangiye kandi turabizera. Wa mubosi ati oya rwose ibyo ngibyo ntabwo bishoboka, ngewe ngomba kuba nakora ibintu biciye mu kuri nk'umuntu. Arangije akababwira ko noneho ikintu gikurikiyeho ari ugupresenta cyangwa se kuvuga projet yabo mu magambo make, noneho uraza kubivuga neza akaba ari we nyiri projet. Wa mukobwa muri ako kanya ati ntabwo rero ndi gukeka ko ubu ngubu ari bwo buryo. Arangije agahita abona bosi wabo ararakaye akamubwira ati noneho rero nimba ari gutyo bimeze reka rero turebe. Arangije agahita atangira kuba yamusobanurira ukuntu rwose ibintu bimeze, ariko ubona ko atabizi, ari no kugenda ajijinganya. Agahita akomeza kubabwira ati ndakeka rero ibintu byose bigaragara. Wa mubosi ati ibyo ngibyo rero ntabwo ari byo bitewe n'ibyo nabonye hano. Wa musore wundi ati ndagira ngo rero ukore neza cyane rwose, ni wowe ugezweho ariko ubwira wa mukobwa. Wa mukobwa nawe rero agahita atangira kuba yabasobanura ukuntu bimeze, ababwira ko projet yabo rero yagiye ihuza inkingi z'ibyuma zitandukanye mu buryo bw'ikizeru kugira ngo zigende zifasha inkingi ya mbere yo hagati kugira ngo bizajye birinda inzu kuba yakwangirika cyane cyane mu gihe haza nk'ikintu cy'umutingito. Agakomeza kubasobanurira ibintu byinshi bitandukanye ubona ko rwose bari babikozeho, ndetse akamubwira ko ibyinshi ari babimweretse mu bipapuro bamuhaye cyangwa se mu bishushanyo mbonera bamuhaye. Wa mubosi ati byiza cyane rero ibintu rwose uvuze byerekanye ko ufite ubumenyi butandukanye ndetse bwinshi bujyanye n'ino projet. Akabwira ko rero ari bo batsinze kino projet ari iyabo. Wa musore wundi agahita ashinja wa mukobwa ati ibi ngibi rero ni amakosa yawe, niwo wagiye ugahita uhindura projet yabo. Abo ngabo ubona ko batunguwe cyane. Wa mukobwa ati oya rwose amakosa ntabwo ari ayanjye, ahubwo amakosa ni ayawe, weho utazi ukuntu bakora projet cyangwa se igishushanyo mbonera. Wa mubosi wabo agahita barakaza cyane ababwira ko bose baceceka ndetse bakababwira ko nta bunyamwuga bwabo. Agahita babwira ko basohoka bakagenda rwose kabirukanye. Abo ngabo rero bagahita basohoka ubona ko rwose bababaye cyane kandi barakaye. Uno musore rero agataza imbere y'uno mukobwa amushimira cyane rwose mu kazi yakoze, kino projet igiye kuba yamugira umuntu ukomeye cyane muri kino gihugu cyabo. Wa mukobwa nawe rero akamushimira ko byose rero wamufashije. Wa musore agatagera rwose akamuhobera ubona ko yari ibyishimo gusa, akamubwira ko atigeze amushidikanyaho. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko amasaha yakomeje kugenda bagahita batwereka iminsi mike imaze gushira. Wa musore muri ako kanya ndetse n'uwa mukobwa bari kugenda baganira. Umusore akamubwira ati ntabwo rero njyewe nigeze ngushidikanyaho, ndetse akamubwira ko bitewe n'ibintu yakoze kagiye kuba yaba umuntu ukomeye cyane ndetse kariya kazi kagiye guhita gasezerera burundu. Wa mukobwa muri ako kanya akamushimira cyane mu kuba yaramwizeye. Wa musore nawe rero agahita akomeza kumubwira ubona ko yatangiye kumwishimira ati Jerene rero ukize mu buzima bwanjye, nabonye rero ari weho umuntu nari nkeneye iruhande rwanjye. Agahita akomeza kumubwira ko rero ari nayo mpamvu rero yifuza kuba yamusaba n'umutima we wose nimba yamubera umukobwa bakundana cyangwa se umugirlfriend. Wa mukobwa ati ntabwo rero neze ko rwose uzayimbaza. Wa musore ati none se bishatse kuvuga ko unyemereye? Wa mukobwa ati yego rwose nta kibazo. Akamubwira ko ariko babigenza gake gake ko bamanza bakamenyana. Ubona ko rwose yari ibyishimo gusa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero ntuzajya ubona umuntu muhuza ntuzajya utuma gucika, kandi uzajya umufasha mu buryo bwose bushoboka, cyane cyane mu gihe ibyo ugenda mukora agenda gushimira. Agafilime kacu rero k'uyu munsi nuko kagenze. Nimba gakunze cyangwa se gafite ikindi kintu kakunguye wabidusangiza utwandikira muri comment. Ikintu ntibagirwe like na subscribe nimba rugambirije kuri iyi channel. Ikintu ntibagirwe no kuba wayisangiza inshuti zawe kugira ngo babashe kuyibona. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye King F, ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.